Mbifurije amahoro y'Imana ko yabana namwe n'imigisha yayo, mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza ibyiza aho muri hose hatandukanye. Mwiriwe neza, mwongeye kwirirwa. Abari mu gitondo namwe muramuka amahoro kandi courage mu kazi, nabananiwe namwe muruhuke. Tugiye kuganira ku kantu gato cyane ariko nanone kanini mu buzima dukunda gukora tukibeshya tugasanga ikintu dukoze kizagira ingaruka ku buzima bwacu. Ikibazo kiri hano hanze, akenshi tuvuga ko dufite urukundo, tukanahitamo abantu dukunda, ariko ari bimwe twibeshya rimwe na rimwe tugiye gukora mariage bamwe cyangwa gusezerana kuri bamwe tutajya dukunda kwitondera. Niba uvuga ko ugiye kumukunda kuko mugiye kubana kuko mukunda cyangwa umukunda kugira mubane, uribeshya. Reka utege amatwi, kuko umuntu ushaka kubana nawe wakabaye ubana nawe kubera karagiteri ziwe, uko yitwara. Wowe wivuga ko mukundira imyitwarire, kuko ugiye kubana nawe si inyoni, si ikindi, si akandi karemwa runaka koroshye. Ugiye kubana n'umuntu ufite ibintu akunda, ufite ukuntu abayeho. He is a person cyangwa she is a person. Ni umuntu. He is a human. She is a human. Ntago ari inyoni, ntago ari ikiguruka. Rero wakabaye ubanza kwita ngo ese akunda iki, ese abaye hate. None wowe ukaza mu buzima bwe uje kuvuga ngo mu buzima biriya afite nje kongeraho iki. Kuko rimwe na rimwe hari igihe wumva ko hari icyo ugiye gukuraho, kandi wazi neza ko afite intego yuko nta muntu n'umwe waza ngo agire icyo akuraho ku byo afite. Rero rimwe na rimwe ibintu byo kuvuga ngo dukunda umuntu ntago ari byo bituma we aba mwiza. Twe turi mwiza muri urwo rukundo tumukunda, ariko ntituzi nimba arirwo ashaka. Banza umenye icyo ashaka, nawe umenye icyo ushaka, undi umenye uwo ari we. Nurangiza unihanganira uwo ari we kugira ngo nibura ugendane nawe. Ikindi cya kabiri, afite intego yihaye mu buzima bwe, afite uburyo agira umujinya n'uburyo arakaramo. Kandi ikindi cya kabiri nanone, we buri mwaka aba ateganya ibintu runaka. Gerageza ugendane n'intego ze. Ikindi nanone ugomba kumenya ni uko niba mu buzima akubwira ngo njye mfite imyemerere runaka, mfite idini runaka, ese iyo dini ye uyitekereza iki ku mibanire y'abashakanye? Ese iyo dini ye wemera karagiteri zabyo? Kuko rimwe na rimwe njya mbona abantu iyo kenshi bafite ibintu badahuje, biragora kugira ngo babone n'ibindi bahuriraho. Kuko cya kintu iyo mugihuriyeho ugakora ku kintu kindi wirinze cyakabahuje, murashwana n'ibyo muhuriyeho birangirika. Rero icya mbere nakavuze tugomba guha agaciro tukitaho, nicyo dufite aka kanya, ibindi bigenda biza nyuma. Icya kabiri ni uko nibura wowe uwo muntu niba amaze kumumenya nawe akakumenya, urukundo turarubwirana, urukundo turarukora, ariko urukundo bya nyabyo n'ibikorwa ni imyitwarire. Ese uwo muntu mwitwaraho gute? Ese umukorera iki? Ese wakwitwaraho gute? Ese wowe agukorera iki? Niba ari umugore wawe, niba ari umugabo wawe, mube abashakanye kandi bafite intego. Iyo mushakanye mufite intego, mugera kuri byinshi. Kuko intego ya mbere yo gushaka umugore cyangwa umugabo nuko ari uko muri we ugomba kubonamo amahoro. Niyo ntego ya mbere. Niba rero utabasha kubona amahoro mu rushako rwawe, ibindi byose nta kindi na kimwe urimo, nta kindi na kimwe wahabona, kuko bigusaba ko nibura mu rugo rwawe niho ugomba kubonera amahoro. Rero kubona amahoro mu rugo, kubona amahoro mu bo mwashakanye, mu bo mubana abana, umugore n'iki, ese ni iki we amahoro yita iki? Niba ukunda umuntu, if you love someone, ariko uwo muntu ukaba utamukunda, akaba hari ikindi ukunda kumurusha, ukaba utamwubaha kumurusha, ukaba wubaha icyo kintu kumurusha,
bizakugora kubona amahoro. Bivuze ngo ugomba gukunda ibyo akunda kandi ukubaha ibyo yubaha. Nawe agomba gukunda ibyo ukunda akanubaha ibyo wubaha. Rero niba ushobora gukunda umuntu nanone ukaba utaba honest, utamubwiza ukuri, ni gute azakubonamo amahoro? Urumva amahoro azayakura he? Ese nimba utamutwara uko ukwiye kumutwara, ngo umwiteho nk'uko ukwiye kumwitaho, urumva umuntu azakubonamo amahoro ate? Ese niba ukunda umuntu ikindi, ukaba umwangira umuryango, ukaba wanga abantu bafitanye isano nawe, urumva ari gute uwo muntu uzamubonaho amahoro? We azakubona amahoro gute? Rero ibyo bintu byose, ibyo dukora, ibyo tuvuga, iyo bidushyira kure yo kubona amahoro mu rushako, iyo bidushyira kure mu kugira ngo dutange amahoro kuwo twakunze, kuwo twabanye, kuwo dushakanye, turi gukora ubusa. Rero dukwiye gukora ikintu gituma nibura tubona amahoro kuwo twashakanye. Ariko iyo tumaze kubana twamara kugera mu rugo tukabona ko urukundo twakundaga wa muntu nta mahoro aduhaye, nta nicyo tuba dufite. Ikindi cya kabiri ni uko iyo utari kubona amahoro mu rushako rwawe, icyo nakita ngo purpose of marriage iba yagiye. Intego yo kuba warashyingiranywe n'uwo muntu ntayo, kuko niyo ntego yonyine yo gushaka. Kuko ibindi byose bigenda biza, uko bigenda biza nyuma. Nimba tudafite iyo purpose y'urukundo, kugira ngo nibura dushyire hamwe, twubahe Imana, tugire gute, twitaneho, tubone amahoro, urushako ruzatugora. Rero tuba dukeneye kugira ngo nibura twitaneho, ariko kwitanaho ntabwo ariyo purpose. Purpose yo kugira ngo ubane n'umuntu, intego yo kugira ngo ubane n'umuntu ni ukuba ugira ngo ubone umutuzo muri we, ubone amahoro muri we. Uramwitaho, uramugaburira, murasohokana, arakwitaho, arakugaburira, murasohokana, akubaza ku kazi ko bimeze, umubaza ku kazi ko bimeze, abavandimwe bawe uko bameze, abavandimwe be uko bameze, n'ibindi n'utundi, yewe n'udusekeje. Gerageza umutega amatwi twumve, wikita ngo urananiwe, muha umwanya, nurangiza umunezererwe, umunezeze, nurangiza utahe mu rugo wumva ko bimwe waburiye hanze ugiye kubisanga mu rugo iwawe. Ikindi cya kabiri ni uko twebwe rimwe na rimwe, reka mvuge nk'igitsina gabo kuko niho mperereye, kugira ngo nibura wumve yuko iwawe utashye utekanye, nuko bya bintu byose byari byagutesheje umutwe, uba wumva ufite ahantu ugiye kuririra mu rugo, nibura ukagira umuntu ukwakira, nibura agatuma wowe ubasha gutuza ukamera neza. Ikindi cya gatatu ni uko nibura, urihangana akantu kari kanderanjeho gato, ni uko kugira ngo nibura ugere mu rugo wumve ko nawe ya mahoro ushaka, cya cyubahiro ushaka, ni uko ugomba kugira ukuri, ni uko ugomba kuvugisha ukuri. Kuko rimwe na rimwe hari igihe ubeshya umuntu ugira ngo bigiye kugira icyo bikemura, ariko nyabuneka ntacyo byakemuye. Rero wowe iyo urebye ku mugore wawe, ese wibaza iki? Ntacyo wibaza? Nicyo ujya wibaza ikibazo ngo ese ni iki gituma muri njye numva mfite amahoro iyo ndi kumwe nawe? Ese ni iki cyagatumye ntuza iyo ndi kumwe nawe? Ese ubuzima bwanjye, umugabo wanjye, umugore wanjye, ese yankaruma ndamutse ntatekanye, nyine mfite ibintu byantesheje umutwe? Ese iyo mvugana nawe nibura numva stress zanjye zigabanyutse, zigiye hasi? Ibaza icyo kintu. Ese iyo numva nataye umutwe, mfite n'umujinya mwinshi, ushobora kugenda? Ese ikindi cya kabiri, bya bintu byose bimpangayitse, ese umuntu my spouse ashobora gutuma byose bishira?
ese umuntu mbana nawe cyangwa umuntu ushaka kubana nawe, ese iyo arimo avugisha undi muntu, uwo muntu ushaka kubana nawe iyo ari kuvugisha undi muntu, mba mbona ari nka drama? Ese mba mbona ibyo bintu arimo ari ukuri? Ese ibyo bintu birambangamira, birambabaza? Icyo nacyo ni ikintu bakabaye bitaho, kuko rimwe na rimwe gufuha hari igihe bisenya, nubwo tuba ko gufuha ari urukundo, ariko rimwe na rimwe iyo bikigutera umujinya, kandi ubizi yuko umujinya ni ikibazo, iyo bikigutera umujinya ukumva wa muntu iyo muhuye ukabona ni ikindi kintu, banza icyo kintu, banze nacyo wige kugikemura, ugikize, ugikure mu nzira. Numara kugikemura ibintu bizatangira kugenda neza. Rero nibura ugenda uzamuka gake gake mu mubano, ugenda uzamuka ugere nibura aho ugera. Rero hari ibintu byinshi iyo ukibona wowe ugifite ibintu bikugoye kugira ngo mugire communication, kuko manque de communication nayo ni ikintu, kugira ngo mubure ukuvugana, uguhuza mu biganiro, ni ikibazo gikomeye cyane. Rero niba uba ntakiri uwo muntu mukunda, ntakiri ibibazo mu biganiro, gerageza ku kantu ubanza ugakemura hakiri kare kugira ngo muzabane mutagongana. Ariko nushaka kubyirengagiza kuko umukunda, kuko agukunda, cyangwa kuko umukunda cyane, akenshi kuri wowe niwe biba bireba, ni ugomba gukemura ibibazo byawe kugira utazabigira ibibazo binini bitazakubera imitwaro cyangwa imisozi mu ahazaza. Niba ubona hakiri ibintu, ibibazo birebire, wowe ukaba urimo ubitesha agaciro, ahazaza bizakugora, kuko kubikemura bizakuvuna cyane rwose. Banza urebe ibyo bintu byose biri kukugora, ubanza ugerageza ubikure mu nzira. Ikindi, nimba ubona nyuma y'ibyo byose urimo ukemura utazabona amahoro, nta mahoro ufite, nyabuneka iyo mariage wiretse ubanza ukemura ibikubangamiye, kuko mariage ni ikintu cyakaje ari nk'intsinzi y'urukundo. Rero hari ibintu uba ugomba kubanza guha agaciro, nimba uri umugabo muto cyangwa uri umumama, uri umukobwa muto, kugira ngo nibura ukure mu rugo uba umuntu mukuru, nuko hari ibintu ugomba kuba wabanje gukemura, aribyo bya bindi biba byakakugoye mu buzima. Kandi ikindi, ugomba kwicarana mukaganira ikiganiro kiri important, kiri très important, kugira ngo nibura mubane muhuze. Icyo ari cyo cyose rero cyaguha amahoro, jya ukimubwira. Icyo ari cyo cyose cyaguha amahoro, mujye mukiganiraho, ubundi wibaze ngo ese muha amahoro, ese njye basi amahoro narayabonye? Rero icyo ari cyo cyose cyaguha amahoro, n'icyo ari cyo cyose cyamuha amahoro, icyo muba ari cyo mubazanya, ubundi nubona wakibonye uvuga uti wow, ndaho ngomba kuba ndi. Rero you could give peace each other, kugira ngo nibura wumve utuje, umere neza, that's it, ubundi urugo rukaryoha rwose. Rero igihe mariage yanyu ikirimo drama, nta mahoro uzabona, kuko marriage and drama, no peace, nta mahoro bitanga. Rero ikintu cya mbere uba ukwiye gukora ni ukureka drama, kuko mariage na drama ni ibintu bitajya byivanga. Ubundi nurangiza ujya mu rugo rwawe uryoherwe, utuze wumva unezerewe. Hari umushuti wanjye umwe wigeze wambazaho gato, arambwira ngo ese niki wakorera umugabo wawe igihe yakurakaje, mwari mufitanye gahunda y'uko ari butahe kare agatinda gutaha? Ndamubwira ese yaba yatinze gutaha akora ibiki? Ngo reba ngo we namufitanye nka gahunda ngo ari butahe nka saa moya, muri busangire, atashye saa 5, atashye saa ngahe, uwo mugabo wamwishimira wagira gute? Ndamubwira ese we umujyana wamuhari ikihe? Ati njye mba namurakare. Ndamubwira okay, reka utarambwira byinshi nkugira inama, ntukeneye ko umugabo wawe aza ngo akubwire ngo sheri narindi aha, ninde mupira, narindi mu biki, narindimo nkora ibiki. Oya, ukeneye ko nibura wowe mu kurakara umugabo atashye wawe, stress zose yagize, mureke umwakire, wimwijyana cyo kumwima ibiryo, wimujugunyira amafoke n'amasahani ngo ajye kwiyarurira, mwiteho. Nurangiza umubwire uti sheri nari nakurakariye ariko watinze, basi Imana ishimwe kugeza azaguhobera, kwaka imbabazi, akubwiza ukuri, akubwira ati narindi muri ibi n'ibi n'ibi. Nurangiza nk'umugore uzi ubwenge umubwire uti mugabo mwiza,
ntuzongere simbikunda pe, ariko ntacyo ugeze mu rugo amahoro, kuko azi yuko utamurakara utamugizeho umujinya. Azagukunda, azakubwiza ukuri, najya no gutekereza ko yakongera gutinda mu bidafite umumaro atakubwiye atanakwatsa uruhushya, azavuga ngo sinshaka kwibabariza umugore, narangiza ataye hakiri kare cyangwa kumenyesha hakiri kare, ubimwemerere cyangwa ubyange. Murakoze cyane rero, ubutaha tuzareba ikindi kintu tuganiraho ku rukundo, ku buzima, ku bintu bitandukanye. Ufite ikibazo cyangwa hari igisubizo wumva ufite, nta kibazo watubwira, watumenyesha tukakiganiraho, tukareba ukuntu twungurana ibitekerezo, kuko hano ntabwo ari ukwigishanya, nta nubwo ari ukwiga, ni ukuganira, ni ukungurana ibitekerezo, ni uguhugurana. Rero turabishimiye, karibu kwicano kandi mugisharinga ikiganiro niba wumva hari icyo cyakumariye, kandi niba wumva hari n'indi inyunganizi waduha, nta kibazo, birafunguye. Karibu cyane, karibu pe ni ukuri. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde, amahoro itanga n'umugisha wayo bibane namwe kandi mukomeze mugubwe neza. Turabakunda cyane. Bye.